ibintu birimo gutuma FPR irimo kurwara muzunga muri iyi minsi. Ndetse n'ibi ngibi urimo utubwiye bya Amerika n'ibyo byose, erega ni nacyo twibazaga kenshi abantu bari muri opposition, twibaza ariko iyi Amerika ubundi yapfuye amaso, ibi turimo kuvuga bitwahereye kera tuvuga ntibibona. Impamvu rero FPR yarwara muzunga ni ukubona noneho bayifesinga mu maso, cya kihu yari yarakinze, rya kote yari yarakinze ahantu mu bitugu by'abantu, rya kote ryo kuvuga ati rero hano mu Rwanda murabizi mwa bantu mwe habaye jenoside, mujye mwitonda ibyo muvuga byose, kandi iyo jenoside iba mwari mureba, mwararebaga, bamwe mwurira indege murigendera, ntimukatuvugeho, ibyo tuba turimo tuhanganye n'abajenosideri. Ibyo bintu byataye agaciro, nta kintu bikivuze. FPR irabivuga, abazungu bakareba ku ruhande, bakirebera hirya bakavuga batari kugiye watubeshyeye ko twabimenye, ibyo ahubwo ko ari wowe wica abantu, ko ari wowe umara abantu, ko twakomeje kwica amaso tukabyihorera. Ubu ngubu rero ugiye gusoma iriya bari umaze kuvuga, Tarisisi sekreteri wa kanama gashinzwe ka Sena yandikiye ntuza Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ugiye kuyisoma urasanga ABCD ni bya bindi tuvuga, ni bya bindi Brigitte avuga, bimwe Jean Paul avuga, Padiri Thomas avuga, Munyabagisha n'abandi, ABCDEF byose kumanuka kugera hasi. Rero uyu munsi kuba amahanga akuyeho igihu, biriya bintu ntabwo ari ukuvuga ko babibonye uyu munsi, byari mu kabati bibitse. Ubwo kandi mwibuke ko hari indi ntorezo ihagaze hejuru ya FPR yitwa mapping report. Mapping report ihagaze hariya, agatsiko kararega kavuga kati ibi bintu turimo. Ejo bundi Denis Mukwege nawe ntabwo aboroheye, Dr Denis Mukwege nawe aravuga ati byanze bikunze urukiko rugomba gutangira ruzacira imanza aba bantu bahekuye abakongomani, bagahekura abanyarwanda, bagahekura abarundi, bagahekura iyo ntorezo nanone iri ku bitugu bya FPR. Ijambo ni iryawe, watubwira mu ncamakeya wowe nawe ibyo ubona bituma abantu FPR irwara muzunga, mu gihe yari imaze iminsi yarishyize hejuru birirwa baririmba ngo ndandambara yandera ubwoba. Wowe ni ibiki ubona muri iki gihe byatuma FPR irwara muzunga? Njyewe ntabwo mbona ko yarwaye muzunga, njye mbona ahubwo iri gukambakamba yaramaze kwitura hasi. Impamvu ni iyihe? Nsigaye nibera mu ndirimbo nkumva nabyo yaratsinzwe, igihugu kibereye mu muhanda, cyabuze ugitoragura. Mu kanya rero impamvu wabonye ndi straight, hari umwana uri hano hirya aravuga ngo Amantengete, ariho aravuga nige ngibya Yesu, ngibya FPR, Amantengete, ubujura bwayo bwose, Amantengete, uburozi bwayo bwose, Amantengete, ububeshyi bwabo bwose, Amantengete, ruswa igitsina byabo byose, Amantengete, yarabashobeye. Uwo mwana acanye ku maso. Umva amaze no kumenya ko igitsina nacyo cyabaye Amantengete kuri FPR. Umva FPR ntaho ihagaze, nuko mbishyize mu biganiro, ariko ibyo mvuze byose yari bimwe mu ntwaro n'ibyo yavuze: uburozi, ubusambanyi, ruswa yawe y'igitsina, ubujura, uburozi. Ibyo byose byari intwaro byagejeje ahantu, aho yageraga hose ni icyo kintu yakoreshaga n'ububeshyi. Tarisisi rero amaze ubanza ngo no muri cogamu ibyo bitsina byabo byarabuze isoko. Ego komane yanjye nacyo gihombo bafite. Yego ngiye kuzagushakira byeri binywere. Twarabwiye abagore bari barabuze abagabo muri coga muzareba, nta muntu n'umwe ajya adafite umugore. Ariko nabonye wirebesha cy'ukuntu ngewe ntashobora wa wundi yari afite ubwoba kuko nyiri ubutaka yari ari inyuma, yari haramurebe, yari yamwitwariye. Ibintu twakoze, ibintu twagaragaje, ni ukuvuga ngo bavaga hariya bagiye bariye za jundama. Nta muntu n'umwe muri cyogamo wagiye adafite umugore, kuko ibyo bintu byose byajyaga bidusenya. Baragendaga bakabatamika ibyo yagize, bakabakorera bya bindi. N'urugero nigeze kureka kukubwira mu kiganiro twakoze cya wa muhehesi utugejeje ahangaha,
yageze iwe mu rugo umugore ikiganiro burya yarakibonye ntabwo nshaka kubijya kure birasakuza umunyabagisha menya biziho gato yahise akora divorce n'umugore ahita arongora vuba vuba ibyo nabyo ni akaganiro tuzagakura barabizi ibyo dukora barabizi hanyuma rero reka ngarukira aho gusa ngira mbabwira ngo ibyo dukora byose bigira umusaruro ruswa y'igitsina cya FPR nta gahunda igifite basubize amapantaro magutiya yabo byarangiye uburozi bwabo bwose abajya mu kabari bazapfa niba badafite amafaranga yo kugurira ngo bajye mu nzu zabo ngo bamwe bazapfa abo sindi kumwe nabo ariko rero dusubiye inyuma muri rusange FPR yewe yapfuye muri 2011 hafi aho ndumva ari muri icyo gihe yikoreza abantu duseke hariya niho yapfuye neza iraseba neza itangiye kuvuga ngo ikirindi irakomeza iragikomeza haribwo nyene bamaze kuvuga ba Karugarama bakubiswe inyundo harimo n'abagore babakoreraga bari muri za ministre bo simbavuga no barahunze bari inshuti zanjye ntacyo mfite nakongera kubijyanye na FPR twarayikubise twarayurije twayirishije amagute yabande isigaye ikubita ku muryango igasanga hari ingufuri yari inshuti muri Tanzania nibo bayihetse bayishyira hariya hasigaye hacu wambaye mu Burundi hacu wambaye barajya gushaka imishyikirano bagasanga harafunze n'ikimenyimenyi uyu munsi amanyanga yajyaga akorerwa mu Rwanda bagiye hariya basigaye bashyizeho imyugari ntaho baca Kongo irabananiye Uganda naho nuko nta mwana ukubita nyina ngo amuvane mu nzu apfundikira hari ntabihari FPR iriho irasaza imigeri irasasa imigeri ikindi gikomeje ufite ndi kugenda mbereka ngo aho yirataga hose harafunga ahakomeye cyane rero ni he ni mu baturage b'u Rwanda abaturage bariye umwana baturasiba video ati nyisibye nkande ati ndayigusimbye ngo ngufunga ati unsibishije nkande basafari yubahwe barazamutse n'abandi barazamutse n'abanyarwanda barazamutse abacuruzi bagataro barahagurutse abanyerondo nabo barahagurutse abantu bose bati turasenya isoko bati muradutsindaho twese bivuga ngo revolution yo muri 70 yagarutse de contre revolution turabashyira hasi revolution yacu yaharaniwe n'abanyarwanda bakayimenera amaraso abandi bakaza bakayiyitirira bakashaka kubatishize ku ngoyi inkiyagatsiko ko ku bwami uyu munsi abanyarwanda nta n'umukikeneye wenda wa PM hari sinzi impamvu uri gutinya no kubivuga gusona umunyarwanda uri kuri FPR nta n'umwe keretse babandi bari mu bikari byabo bari gusahura bari kujya gutanga amasheke y'ubusa warabyumvishije ngo basahura uyu munsi nibwo namuze mvugana n'abantu mu gitondo nimugoroba da uri kujya kuri konti ugasanga nta mafaranga ari wari ufite miliyoni 8 bagasanga hari mwesha ni warekrama kurekrama barakwigizayo uyu munsi rero mu nshuti yanjye Jean Paul dukomeze duhaguruke dutere imijugujugu impyisi dukubite shatani dikubite imijugujugu nzi neza ko undi mwaka igihe nk'iki ngiki dushobora kuzaba turi gukandagiza ikirenge mu byiza simbizi ni inzozi ariko je mfite inzozi zuko abanyarwanda bagiye kubyara bagaheka mfite inzozi nziza zuko guverinoma y'u Rwanda yakoze akazi kandi iri kubohora abanyarwanda bamwe barapfa nta gihugu kitagira ibitambo sase nibisanzwe ariko mfite inzozi zuko umunyarwanda uyu munsi yamaze kwiganzura buri munyarwanda wese uri hanze n'uri mu gihugu ari gushyikira intsinzi byanga byakunda kuvaho kwa FPR ngo n'ubufindo byarahanuwe n'ubufindo n'ubungubu ikigaragara ni iki uyu munsi nimba Amerika itari kwivugisha ngo yabafatiye ambargo ariko niyo yabahetse ishobora kuba yarambiwe ibabwira ibyo bakora akagira ro contraire yabarambiwe yabajugunye ngo nukonja cyangwa uhiye mujugunye
ibyo ni Yezu wabivuze. FPR yarabagaburiye, ibigisha inama, ibigisha kwiba, barica bararangiza, uyu munsi barayirambiwe. N'Ubufaransa bwabarambiwe, hano nicaye babarambiwe mu dufaranga badufunze, atwo dufaranga babonaga badufunze ngo ni serumu, harya yari serumu. Ikimenyimenyi abazungu bose impamvu bayivuyeho ni amakuru numvise, naganiriye n'abantu ngo bakuze bati ariko se FPR ko itandaraje, ati turi mu muryango w'ibihugu bya Cogama, ikayobora Cogama, bati turi mu bihugu bya Bufaransa, bakayobora ibihugu by'Ubufaransa. Burya bazi kugira ngo ni ibicucu, ubwo ari ibicucu, niho bayiboneye ko ari zero. Ni abajura, ni ababeshyi, ni abashukanyi, ntabwo bari serious. Ubwo nituza kujya kuri sije yindi ikakaye, ubwo nagira mvuga uko mbibona, ariko jewe nibereye mu mutuzo ndanezerewe. Bajya baduhiga ntibagishoboye kuduhiga, uretse ziriya mbwa ziri hariya zikica bene babona ibyuma, ni ibyuma bari gukoresha, ariko nta politike yo kongera kohereza umusirikare ngo uje kwica umuntu. Buri muntu wese atinyuke ahiga uwamuhigaga, nagufata umufata umukacire. Uyu munsi wahigwaga abo umuhigi nawe. Icyo kintu nabwira abanyarwanda, bavana amaguru bubitse mu mitwe, bashyire ku karubanda, bajye ku karubanda bahigane n'izo ntozi. Reka ndekera aho ngaho, menya ngiye gutuka. Ibyo uvuga ni ukuri. Abanyarwanda bakwiriye kwirwanaho, ababica bagomba nabo kuhangana nabo, ntabwo bagomba kubarebera gusa ngo babica. Ariko kandi uranakoze, kuko wagira ngo wari wasomye muri agenda yanjye nari nanditse mbere ntegura iki kiganiro, bimwe mu bintu koko bigaragariza n'amaso y'umunyarwanda ko mu FPR irimo gusenyuka. Mu kintu rero uvuze gikomeye cyane ni icy'abaturage, uburyo barimo kuyivaho burundu. Icyo kintu nari nagisize ku mwanya wa mbere. Abanyarwanda, igikomeye si uko abazungu bariya ningegera n'ejo mu gitondo bakongera bagakata ikorosi, bakongera bati ariko tubumvikanishe turebe uko bigenda. Abanyarwanda, igikomeye ni uko abanyarwanda bamaze kugerwa ahangaha na FPR, barabavaho buri munsi. Ibimenyetso nabyo turabifite, ntabwo ari ugupfa kwivugira. Murebe abantu bakurikira radiyo, murebe uburyo abantu batanga ibitekerezo, murebe tufashe nk'urugero rwa radiyo Ikamba, nkababwira ngo 60% by'abakurikira radiyo Ikamba bari mu Rwanda, bicaye mu Rwanda hariya. Icyo ni ikimenyetso gikuru gikomeye kikwereka ngo nubwo babahiga, noneho uratekereza baramutse batabahiga, abanyarwanda badukurikira ukuntu baba bangana. Ariko muri uko kubahiga, muri uko kubumviriza, muri uko kugira gute, baremera bagakora uko bashoboye kose, muri uko kuzamura internet, akaba aribo baba ba mbere kuza kumva ibiganiro. Tuvuge niba dukoze ikiganiro 10,000 bikareba ikiganiro, ni ukuvuga ngo 6,000 by'abanyarwanda biri mu Rwanda biba byumvise ikiganiro tuba twatatse. N'abantu benshi,